Mushobora kwibaza ngo Jo ubundi amakuru yakura he? Ubundi amakuru uba wayagezeho te? Iyo uri umunyamakuru wikorera w'umwuga ugomba gushaka inkuru zose aho ziva zikagera, ugomba kwinjiramo indani ugashaka amakuru, ukabona amakuru ugomba kuvuga, gutangaza abafana bawe kugira ngo bajye bayakurikirana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya basiga. Mbahe ikaze rero kuri Chris Hub. Niba utari ubwa mbere ugeze aha, layikinga, komantinga. Niba ari ubwa mbere kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Kuri iyo foto rero muri kubona umuryango mugari, umuryango wande fore, umuryango wande wa Idrissa Ouedraogo, umugabo wo muri Burkina Faso, ndetse na Vestina umugore we. Chris izi muri kumubona, musaza wa Vestina muri kumubona, inshuti za Vestina muri kuzibona, mushiki wa Idrissa Ouedraogo muri kumubona. Ubundi parite y'ibumoso ni kwa umuryango wa Idrissa Ouedraogo, parite y'iburyo ni inshuti n'umuryango wa Vestina. Rero ubu bagiye kuba muri Burkina Faso nk'uko muri kumubona, bafashe rutemikirere. Rero murabizi yuko bashakanye ejo bundi mu kwa karindwi, itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka w'ibihumbi 2025. Yakoze ubukwe bw'agatangaza, bakoze ibirori byitabiriwe n'abantu benshi cyane, online baritabiriye, muri sale baritabiriye aho ubukwe bwaberaga. Hari ibirori byiza cyane, byari ibirori byishimiwe n'abantu bose b'ingeri zose. Rero ubu ngubu rero berekeje muri Burkina Faso, niho bari kubarizwa. Murabizi yuko bakoze ubukwe, ariko hari indirimbo ya Emmanuel basohoye iri muri studio. Rero bamaze gukora ubukwe bahita bayisohora ako kanya. Ni byiza kandi ni iby'agaciro. Rero ngewe ngomba gucukumbura igihe cyose mba mfite abafana bankurikira, abafana bifuza kugira ngo njye mbagezaho amakuru meza cyane, amakuru yizewe kandi atariho ivumbi, ku myaka myiza, ku biryo byiza. Muri kubabona uburyo baryohewe, uburyo bameze neza, uburyo ibiryo biryoshye, amasahani ni menshi, sinzi niba babimara. Hari ubugari, ndi kubona ubugari, hari ibyo kunywa, ndi kubona umuceri, ndi kubona inyama, ndi kubona ifiriti. Biraryoshye cyane. Natwe rero bajye batwibuka, abana mugani baduheho. Natwe tuba dukeneye kuri utu turyo two muri Burkina Faso, ibiryo byo muri Burkina Faso. Hari abantu rero bashobora kwibaza ngo ese mu gihugu cyo hanze uko bateka ni nk'uko natwe mu Rwanda duteka? Niko natwe mu Rwanda duteka. Ibihugu byose ni nk'uko natwe tubayeho, kereka cyane cyane mu Bushinwa. Mu Bushinwa niho usanga bateka ibyatsi by'imigozi, sinzi niba benshi mubizi. Bagafata inyama z'inzoka bakazirya, zo barazirya. Rero ariko twebwe hari ibintu bitandukaniyeho. Inyama y'inzoka hariya mu Bushinwa ni iboro. Rero hari abantu rero bashobora kwibaza ngo ubundi barayirya. Rero uyu muhungu muri kubona kuri parite, muri kubona neza rwose ni fotokopi na Idrissa Ouedraogo. Vestina ku ikanzu muri kumubona, hariya muri kariya kaguni muri kumubona rwose uburyo yambaye neza. Yabaye umugore, yabaye umukobwa w'urugo, yabaye iyo umuntu amaze gushaka abanza kuruhuka, akabanza kwita ku rugo rwe, akabanza kwita ku mugabo we, akamuha keya, urukundo rukiyongera, urukundo buri bo bose bakifurizanya kubaho, urukundo ari rwiza, bafitanye urukundo rwiza, bumva bishimiye uburyo bameze, ndetse n'uburyo urugo rwabo rugomba kugenda. Ntabwo yahita aza muri social media ngo avuge ngo nakoze ubukwe. Kuva yakora ubukwe se rwo muramubona kuri kamera za MI cyangwa izindi kamera zose? Oya, arabanza yite ku mugabo we, yite ku nshingano yahawe, yite ku nshingano yo kubaka urugo. Nubwo yubatse ari umwana mutoya, ariko ntabwo yubatse akiri umutoya cyane. Hoya, niyo myaka ye yagombaga kugira ngo abashe kubaka. Rero ngayo nguko, murabizi yuko mbakunda, murabizi yuko murambifuriza ibyiza gusa. Vestina wubake rukomere, n'abandi mwese munkurikiye muzubake. Niba harimo bamwe bazakora ubukwe, harimo bamwe bazagira ubukwe bwiza, muzubake rukomere, kuko njye nicyo mbifuriza. Umuntu wese wubatse rugakomera, Imana ijye imuba hafi kandi yivange mu rugo rwabo, kandi ijye ibaha umugisha, mubona amafaranga,
umwana azavukire ahantu heza, umwana azavukire ahantu heza, umwana yishima. Muri ubu buzima umuntu aba yaranyuzemo si ngombwa kugira ngo ubuzima wanyuzemo ubashe buryo ki wongera kubusanga ahandi. Ababyeyi bawe bahari cyangwa inshuti n'abavandimwe bakifuza kuba ubuzima urimo bwahinduka. Rero hari igihe umuntu avuka akabona ubuzima arimo ariko yashaka ubuzima bugahinduka. Byose birashoboka kuko nta kinanira Imana. Imana irabishoboye, Imana irabizi. Iyo wisunze Imana, iyo wasenze Imana byose biragenda kandi bibasha kuba byagenda neza nk'uko ubyifuza kandi neza cyane. Mureke rero menera ahangaha babwira ngo muraraharyana, ijoro rigwire muraraharyana. Muraraharyana rero Uwiteka abamurikishirize mu maso ye, Uwiteka abaha ibyo mwifuza byose. Kandi niba ufite akazi ubyuka ujyayo, niba unkurikiye uri mu kazi, ni igihe cyose ubonye iyi video ndabakunda, ndagusuhuje cyane ahantu hose uri. Rero reka mbere aha nanje kubageza aka gastori ka Vestine uburyo ari muri Burkina Faso n'umugabo we bameze neza cyane, barishimye. Vestine noneho yabaye inzobe byatari, yabaye inzobe byatari pe, sinzi niba mutari kubibona ariko yabaye inzobe pe, biragaragara ku maso. Biragaragara ku maso y'Abanyarwanda ndetse n'abantu bose mukunda rwose, muri kubona yuko yabaye inzobe, n'umugabo we muri kubona yuko yabaye inzobe rwose. Yabaye inzobe byatari ariko ni mu gihe bagomba kuba inzobe kuko rega bafite urukundo kandi bafite n'amafaranga. Harega ahantu hari amafaranga nta kintu cyabuza kuba umutaba inzobe cyangwa utaba uko ushaka. Ahantu hose hari amafaranga byose biragenda, kandi iyo byose bigenda nawe ubibona, iyo byose hari Imana nawe ubibona, iyo byose hari umutekano nawe ubibona. Rero ibyo byose nibyo mbifurije. Bye bye, ndabakunda cyane, nanjye muzankunde bitewe nuko nanjye mbakunda, si byose ndabakunda rero. Bye bye, bizu.